wowe uri kureba ino video ndagusuje aho uherereye hose, waba uherereye mu Rwanda, mu ntara enye zigize u Rwanda cyangwa mu mujyi wa Kigali, cyangwa abaherereye ku mugabane wa Amerika, Uwaziya ndetse n'i Burayi, ndagusuje. Kuri microphone ni Clever nk'ibisanzwe. Ndagusaba uri kureba ino video waba uri gukoresha telefone cyangwa imashini yawe, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza kandi amakuru yizewe. The Next TV ikabikugezaho amakuru ya politiki, amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare mukunda ndetse n'ibyegeranyo. Hano kuri The Next TV ukaba ariho ubusanga kandi byizewe kandi biziye igihe. Wowe uri kureba ino video ndagusaba kudacikwa n'ikintu na kimwe, ndagusaba kurangiza ino video kugira ngo ubashe kugira icyo wamenya cyangwa ubashe kuva mu rujijo, kuko The Next TV ni ikubwira ibintu ikakuvana mu rujijo cyangwa ikaba yaguha amakuru yizewe kandi amakuru aziye igihe. Mu minsi ishize ku itariki 23 z'uku kwezi turimo ubuntu kwezi kwa munani, umuhanzi mwakunze cyangwa umuhanzi mukunda muri benshi Nsengiyumva aka Igisupusupu yararekuwe, ariko bamwe yararekuwe ariko bamwe ntibamenye icyo yaba yarazize cyangwa icyari cyatumye afungurwa. Abandi nabo bari babashije kubimenya, baravuga ati se yarekuwe gute, yarafashe umwana ku ngufu, ese umwana ko yamuteye indwara zitandukanye ni gute umuntu yaba yarangije umwana akarekurwa. The Next TV ikaba yagucukumburiye cyangwa yabashije kukumenyera bimwe mu bintu Nsengiyumva byatumye arekurwa. Se Nsengiyumva ubundi ni muntu ki? Nsengiyumva ubundi yashinjwaga ibiki cyangwa uno mwana we aravuga iki? Ndagusaba kureba ino video kugira ngo ubashe kumenya Nsengiyumva bimeze gute. Nsengiyumva aka Igisupusupu wamenyekanye mu mwaka 2019, aho mu mwaka 2019 yigaragaje cyangwa yamenywe na buri wese ukurikira umuziki wa hano mu Rwanda ndetse n'imahanga. Akaba ari umwe mu bantu bigaragaje cyangwa bamenyekanye bitewe n'urukundo yerekwaga n'abafana, aho ku ndirimbo imwe yiwe mu mwaka 2019 indirimbo ya mbere yaje gukora bita Maria Jeanne, ari indirimbo yamumenyekanishije cyane cyangwa ikamwagurira ibikorwa. Mu mwaka 2019 yaje kuhitagira n'amahirwe cyangwa yaje kuhita asinya na contract n'ibigo bitandukanye by'itumanaho bitewe na hit yari afite cyangwa gukundwa n'abantu yari afite. Uno muhanzi usanzwe ubundi managingwa na Remuku cyangwa Remukurarinda, umuhanzi ukuze cyane, iyo umurebye ubona afite imyaka myinshi, ariko siko bimeze kuko Nsengiyumva afite imyaka igera kuri 46, ariko bibashije kureba isura y'ubona ari umuntu ukuze cyane cyangwa umuntu ushesha akanguhe. Ariko Nsengiyumva usanzwe utuye mu gace kitwa Rwagitima, akaba ari umwe mu bantu bakunzwe cyangwa bamenyekanye cyane mu mwaka 2019. Ariko Nsengiyumva nk'uko nigeze gukora ikiganiro mbibabwira kuri channel itaringi, Nsengiyumva yigeze gushinjwa ubujura hamwe no bita Nzabirinde Emmanuel, avuga yuko bwose Nsengiyumva bari bafunganye n'umusaza witwa Nzabirinde Emmanuel. Zino ndirimbo za Nsengiyumva zose bazandikanaga cyangwa bazirimbanaga mu gihe bari gushimisha abantu bari bafunganye muri gereza. Ariko ibyo sibyo byanzanye, ngaba ngiye kubabwira Nsengiyumva ubundi kugira ngo afungurwe cyangwa niki cyatumye afungurwa, kandi hari bimwe mu bimenyetso byerekana yuko uno mwana yaba yaramwangije cyangwa yaramuteye ibirwara byinshi bitandukanye. Wowe icyo ngusaba no gukurikira The Next TV kino kiganiro cyose ukakirangiza kugira ngo ubashe kumenya kimwe ku kindi cyangwa ubashe gusobanukirwa. Nkaba ngiye kubabwira bimwe mu bintu byatumye Nsengiyumva arekura cyangwa bimwe urukiko rwagendeyeho rumurekura. Urukiko rwisumbuye rw'akarere ka Nyagatare rwafashe icyemezo cyo kurekura no muhanzi cyangwa n'umusaza bita Nsengiyumva uzwi nka Igisupusupu, nyuma y'irya yari amaze afungiye muri gereza ya Rwamagana. Nk'uko nabibabwiye no muhanzi akaba yarafunguwe cyangwa akaba yarafunguwe ku itariki 23. Runo urukiko rukaba rwarafashe umwanzuro cyangwa rwarafashe icyemezo cyo kurekura Nsengiyumva akarekura agataha mu rugo rwiwe mu gace ka Rwagitima, akaba ariho n'umuhanzi akaba ariho atuye hamwe n'umuryango we. Urukiko rukaba rwaravuze yuko cyangwa rwarafashe umwanzuro buvuga yuko bino bimenyetso cyangwa bino yahamwaga byatumaga afungwa nta shingiro bifite. Akaba yarashinjwaga gufata umwana w'imyaka 13 ku ngufu cyangwa kuba yaramuhohoteye, akaba yaramukoreshaga n'imirimo ivunanye nyuma yo kuba yaramufashe ku ngufu. Nicyo Nsengiyumva yashinjwaga. Urukiko rukaba rwaranzuye ruvuga ati ko indwara umwana yasanganywe na mbere yuko aza kwa Gisupusupu n'umwana yarazifite. Nkaba mbabwira yuko uno mwana ngo akiva kwa Gisupusupu cyangwa akimara gufunga Nsengiyumva n'umwana bagiye kumupimisha basanga uno mwana arwaye ibirwara byinshi cyane byandura mu mibonano mpuzabitsina.
bakaba ari bimwe mu bintu bagenderagaho bavuga ati Nsengiyumva François niwe yarabimuteye se Nsengiyumva François ibyo birwara yari abirwaye. Mu mpera za Gicurasi nibwo Nsengiyumva François yatawe muri yombi akekwa bino byaha namaze kubabwira haruguru, nk'aho yari yarafashe umwana ku ngufu cyangwa akekwaho gufata umwana ku ngufu ndetse akamukoresha n'imirimo ivunanye kuko uno mwana yari umukozi cyangwa yari amaze igihe ari gukorera kwa Igisupusupu akora nk'umukozi, ariko mu bimwe byatangajwe byavuzwe yuko uno mwana atari amaze igihe kinini kwa Igisupusupu, aho yari amaze ibyumweru bigera kuri 2. Urukiko rw'ibanze rwa Kiramuruzi ku itariki 23 Nyakanga 2021 rukaba rwarahise rukatira no musaza cyangwa no mugabo Nsengiyumva François igihano, rukaba rwahise rumukatira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ariko Nsengiyumva François abinyujije ku mwavoka we yaje kujurira uno mwanzuro, avuga yuko we iburanisha riheruka rikaba ryari ryabaye ku itariki 24 Kanama 2021. Nubwo Nsengiyumva François yarekuwe cyangwa yategetswe kujya yitaba buri wa gatandatu nyuma y'ukwezi, urukiko rwa rwisumbuye rwa Nyagatare ndetse iburanisha mu mizi rishobora kuzaba, ubwo Nsengiyumva François ntago yarekuwe cyangwa ngo byarangiye burundu, kuko azajya yongera yitabe buri wa gatandatu nyuma y'ukwezi, kuko aracyakekwaho cyangwa ntago ari abumwere nyirizina, kuko uno mwana nk'uko namaze kubabwira bamusanganye ibirwara byinshi. Umwunganizi cyangwa umwavoka wa Nsengiyumva François uzwi ku izina rya Nizeyimana Boniface yatangaje cyangwa yavuze ko yishimiye kuba umukiriya we cyangwa we yaburaniraga afunguwe, bitewe n'uko we yumvaga ko umukiriya wiwe nta kintu na kimwe cyamuhamaga cyangwa we arengana. Akaba yavuze ko urukiko rwabiha agaciro kuba rwarekuye umukiriya we cyangwa rwarekuye Nsengiyumva François. Ubu ngubu rwose Nsengiyumva François akaba yafunguwe, akaba ari hanze. Se n'umusaza azongera gukora indirimbo cyangwa azongera kuba yarya hiti nk'uko byagenze mu mwaka wa 2019 cyangwa 2020. Akaba ari umwe mu bantu bigaruriye imitima y'abantu, kuko irushanwa ryigeze kuba rya Iwacu Muzika Festival nk'aho bazengurukaga mu ntara. Uno musaza akaba yaraje gukora agashya cyangwa yaraje kujya mu road show yose nk'aho abandi bo bajyaga muri rimwe gusa. Tena hit uno musaza yari afite rwose, akaba ari umwe mu bantu bakoreye amafaranga mu mwaka wa 2019, amafaranga menshi cyane. Niba uri kureba ino video ndagusaba gukanda subscribe niba utarayikanda, usharingire n'abandi kugira ngo bashe kumenya kimwe ku kindi ku bya Nsengiyumva François aka Igisupusupu.